Hoya ya inyandiko bayisinyeho bose bahari ahubwo barayimanyishyira metero wafata. oya wabanje kuvuga ko ari wowe wajyanye kwa noteri akayisinya ukabona kuyijyana kuri noteri bafata. Kuri noteri ni ukuvuga ngo kuri noteri kujyayo nari mfite iyo barayiteguye n'abanyamategeko barayitegura barayima, twahuriye na Ben arayisinya kuko ntabwo noteri yasinya inyandiko udahari utamweretse n'irangamuntu nyine n'ibyangombwa, urabizi ko bidashoboka. Hanyuma kubera iki noteri yarebaga ibyanditse mu ndangamuntu ko uraducabiranisha Benjamin uretse gato fata Godfather nyihanganira gatoya kubera iki ko wari uhahagaze kubera iki noteri yarebaga mu ndangamuntu ya de Ben akabona handitse Mugisha Benjamin yarangiza agasinya agatera kashe ku nyandiko yanditseho Mugisha Ben kandi abona ko ari imyirondoro ibitandukanye kandi iriya myirondoro ari iri mu kirego ntabwo irangamuntu geregana nayibonye. Okay, noteri yarebaga iki imbere ye, indangamuntu cyangwa document iri mu rukiko? Noteri we icyo areba ni icyangombwa cyawo wowe ugiye gusinyisha mbere na mbere. Okay, bishatse kuvuga yuko noteri yarebaga icyangombwa cyangwa Benjamin ariko ntabwo ariko akabona inyandiko yanditseho Mugisha Ben kandi abo bantu ari abantu babiri batandukanye still ateraho stamp. Izo manze ebyiri Godfather ari n'icya gatatu gishoboka cyangwa akaba arimo gusinya ku nyandiko itavugisha ukuri kuko yasinye ku nyandiko yanditseho Mugisha Ben kandi witwa Mugisha Benjamin. Urakoze cyane. Erega ibintu byo gutwika wasanga de Ben ari inshuti yafata ku mavuta magara, ibi bintu barabikoranye, urimo kunyumva akavuga ati gese nagutangira ikirego nagitasira gatanu. Ibi ngibi harimo ubucabiranya, ibintu byo gutwika mukajya no mukinisha inkiko. Ibi ngibi de Ben wasanga nta kibazo yigera agira nafata ku mavuta nko fata ku mavuta bitubwiye ko ari ibintu bapanga. Ese wakurikiye urubanza ko nyuma yuko bakoze ubusesenguzi basanze hari ibindi byaha yakoreye abandi? No turagendera kubiriho. Ibi bintu bya bibabaje kubona abantu bo muri showbiz rero mpamvu ndibyo bihagurukiye birinda kwiye ni gute mujye kukinisha inkiko gute ko wafata inkuru unyumve neza ponditi nk'umuntu nka Ben ukuze ukemera kuko umwirondoro ushobora gukosorwa siko bimeze mu rukiko ari gukosora uretse gato gukosora amazina byagomba gutwara igihe kingana iki niba harabaye uyu nguyu uretse gato nuva ngo muri iryo kosa uretse gato ryo guhisha umwirondoro bakoresha amazina ataraye umuntu de Ben yabigizemo uruhare kwashizeho umukono ku mazina ataraye no mufatanyacyaha ubundi reka mubwire niba bitagize ibyaha baraza kudusobanurira ubwo de Ben ni indangare nk'uyu muntu wakoze wanditse imyirondoro ntabwo mucika. No kuvuga iyo mugiye kuburana umucamanza arabanza agasoma imyirondoro y'urega n'uregwa kandi ntabwo de Ben yari mu rukiko ngo yumve imyirondoro ye isomwe nimba ari byo kuko kenshi cyane hagiye habaho abantu bajya kuburana basoma imyirondoro yabo bakavuga ko atari bo bahamagaye noneho bakaba bakosora imyirondoro. We rero urumva ntago yari ari mu rukiko avuge ngo urebe iyo nyandiko ngo hayeyo ikirego cyo mu bugenzacyaha cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2023 kuri headquarters Kimihurura yakira ikirego cyo witwa Mugisha Ben alias de Ben. Aya mazina ubona hano rero niyo yakoreshwe no mu rukiko ni nayo ari kuri nyandiko itanga imbabazi. Ibindi byose murimo nta hantu bihuriye n'ibiri mu rukiko rwose byo ngo yasinye ku mazina ataraye yasinye ku mazina ajyanye n'ibyanditswe mu kirego kuko iyo yandika andi mazina bari kuba ari abantu babiri batandukanye byo ugomba kumenya nabyo nyine iyo nyandiko ni yari uretse gato tugere gake ahangaha yaba ariyo mpamvu de Ben hano soma hejuru kuri iyo dashboard ya mbere ahangaha umukiriya umufana de Ben yatanze imbabazi ukafata ku mavuta akoresheje social media. Umufana de Ben yatanze imbabazi ari kuri social media haza umufana avuga ati manzu kuremo ikirego Mugisha Benjamin ati nta kirego nkuramo ko nta kintu ntabwo nigeze nge ndega bisome hejuru birahari nabibonye. Ahangaha de Ben impamvu yabikoze atya nuko atigeze arega mu mazina ya Mugisha Benjamin. Oya ntekereza ko uriya mufana atarazi ko iriya nyandiko yanditse kuko iriya poste niyo kuri 6 kandi de Ben yanditse urukiko ku itariki 5. Urumva abafana nabo ko social ntabwo soma kuri iyo nyandiko rebe biriho yabejeze ko nikubwira ibintu bifite inyandiko none ndakubaza
ngiye nkoresha imibare n'ibimenyetso. The Ben yavugaga ko atigeze arega, ntabwo yavuze ko yatanze imbabazi. Yavuze ko atigeze arega ate, kandi hano bigaragara ko yareze. Tugende gake, abwiye umufana ko atareze kandi yari yamaze gutanga imbabazi. Yatanze imbabazi z'ikirego atatanze? Yatangaga imbabazi z'iki kandi atarigeze arega? None se nyuma ntiyatanze imbabazi ku makosa yakorewe z'iki kandi hano agaragara ko atigeze, atubwira ko atigeze atanga ikirego kandi ubona byanditsemo muri dosiye. Genda gake, The Ben hano yanditse avuga ko atigeze atanga ikirego, sibyo? Mu kanya agiye gutanga imbabazi ku muntu wamubabaje, siko bimeze? Utweretse ko hano, ndagutwara gake, utweretse ko tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2023 Ribu Kimihurura muri Edikota yakiriye ikirego cy'uwitwa Mugisha Ben Alias. The Ben ko bavuga atatanze ikirego, tukaba tubona hano tariki 7 z'ukwa 12 2023 yaratanze ikirego muri Edikota Ribu Mugisha Benjamin. Ibi ngibi turabirenga muki, turabyitiki. No kuvuga ngo The Ben ko yarafite abanyamata ninde wo musikama. The Ben ahangaho ubwira abafana ko atigeze atanga ikirego kandi yaragitanze tariki 7 z'ukwa 12 kandi akayitanga amazina ataraye. Amazina yihakana. Ngo wabonye ibyitunyandiko impamvu rero mu rukiko bakoresha izi myirondoro, niyo mpamvu babonye ko kuri ziriya nyandiko zose ntayagomba kuza kugeza ubanza rurangiye. Uretse gato, iyi myirondoro ku bantu bazi The Ben ba hafi ye batubwiye ko mwiranga muntu yitwa Mugisha Benjamin. Rero wibuke uretse gato baravuga ati bati n'ikimenyesho bundi ajya kurega ex dira wamwibiye telefone Burundi. Mu rukiko bakoresheje umwirondoro uri mu byangombwa by'uyu mugabo Mugisha Benjamin. Ntihaciye amezi 4 yongeye guza mu kindi kirego yitwa Mugisha Ben. Nahise mbinduka nk'indaya y'amatimba mu dusobanurire bigisha kubyita ijambo rikakaye. Nsubiza ikibazo winkwepa ndakora ikibazo kuboneke. Mbabare wanyumvisha ukuntu urincabiranya, urumva ukuntu umuncabiranyije. Nakubajije wahereye ku mazina nkwereka ibiri mu kirego ko ari byo byanditsemo, ntabwo rero yari kwandika mu kirego. Uretse gato, icyo cyambere wagisobanukiwe cyane wagisobanukiwe? Ntabwo nagisobanukiwe. Nakubajije amazina ari mu kirego niyo akoreshwa paka birangiye mu gihe batabaye kuyakosoza. Aya mazina yagiye mu kirego ate kandi atari Mugisha Benjamin? Ibyo ngibyo byabazwa uwamutangiye ikirego kuko afite abanyamategeko ni nabo bagiye ntikiza ko banakurikira n'ibikorwa bye byose, ari nabo bareba inyungu ze. Abo ngabo nibo babibazwa, ariko ntago nk'ubu nkagisubiza icyo kibazo mva nagisubiza gute. Umuntu wakiri ikirego agomba kureka ko ayo mazina ari yo mu myirondoro. Iyo rero byageze mu rukiko bakaburana bakoresha ya mazina, kandi ntago mu rukiko bigeze bavuga ngo iyi myirondoro irimo amakosa ngo bayikosore. Basomye ibiregwa baraburana birakomeza, nuko bizakomeza nyine. Urumva ari imyirondoro twabibaza abanyamategeko ba Ben kuko bafite abanyamategeko banamukurikiranira inyungu ze, banareba aho ari kwa izina rye riri guseba nyine. Kuko The Ben ntago ari ufata umwanya wo kuvuga ngo ikiganiro iki n'iki umuntu yantutsemo itariki n'iyi, none ibiryo birego urasanga arimo amatariki amagambo yawe. Buretse gato musa, ayo ni amagambo yawe, reka twumva. Nureba nyandiko ya The Ben, iyo nyandiko yanditse ku itariki 6, ariko ku itariki 5 yari yanditse ibaruwa yandikiwe urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro asaba ko Fati yarekurwa kuko yamuhoreye amakosa yamukoreye. Iyi nyandiko ishyirwaho umukuru noteri kuko ninjye wayijyanye kwa noteri. Ninjye wayijyanye kwa noteri, ni nanjye wayishyirije metero wafata mvuyeyo, nagiyeho nka saa 5 muri cabinet d'avocat yari Igikonda anakorera muri etage ya 2. Agiye kuvugana n'umuryango wafata bayishyire muri systeme bizakoreshwe mu kujurira. The Ben yaza ko yatanze imbabazi kuri social media, isi ya social media ari kuba satisfait, ariko none mu butabera nabwo yateye indi ntambwe. Byaranashoka cyane ko atatiri yo ntambwe, kubera ko buriya turetse kuba bias. Niba umuntu yamaze imyaka 2 akwangiriza business, kuko abahanzi acuruza izina y'uryangije ububitse iduka rye. Iyo myaka 2 rero umuntu amara yibasira umuhanzi, kuko hano nyandiko mpayo phone nkwereke imindi nyandiko ihuye n'icyaha bagendaga bagaragaza ibiganiro amatariki yabuzeho, none n'icyaha cyabyo. Rero yavuze ngo The Ben natama amafaranga nzamuzimya. Niba numvishe neza uri umunyamategeko wa The Ben kuko no watwaye inyandiko kwa noteri.
Eh, none- inyandiko itwarwa n'umuntu uwo ari we wese, ntabwo itwarwa n'umunyamategeko. Mm. Eh, Yewe ndashaka okay. ubutabera. Mm. Mhm. Yewe nifuza ko abantu babarirana ntihabeho gufungwa Godfather we, niyo mpamvu. Haba babyifata ijambo. Mm. urakoze Godfather, ngize amatsiko. ubusanzwe noteri atera stamp kuri sinyatire y'umuntu ari uko uwo muntu ahibereye nk'ikimenyetso cy'uko umuntu asinye iyo nyandiko ku bushake. kubera iki pundi itari we wayijyanye kwa noteri de Benadari? Hoya inyandiko bayisinyeho bose bahari, ahubwo barayimanyishyira metero wafata. oya, wabanje kuvuga ko ari we wayijyanye kwa noteri akayisinya ukabona kuyijyana kuri noteri wafata. Kuri noteri ni ukuvuga ngo kuri noteri kujyayo nari mfite iyo barayiteguye n'abanyamategeko barayitegura barayima, twahuriye na Ben arayisinya, kuko ntabwo noteri yasinya inyandiko udahari utamweretse n'irangamuntu nyine n'ibyangombwa, urabizi ko bidashoboka. hanyuma kubera iki noteri yarebaga ibyanditse mu ndangamuntu ko ari Mugisha Benjamin? uretse gato, aratwibye fata aratwibye Godfather, nyihanganira gatoya. kubera iki ko wari uhahagaze, kubera iki noteri yarebaga mu ndangamuntu ya de Ben akabona handitse Mugisha Benjamin, yarangiza agasinya agatera kashe ku nyandiko yanditseho Mugisha Ben, kandi abona ko ari imyirondoro ibiri itandukanye? Kandi iriya myirondoro ari iri mu kirego, ntabwo irangamuntu geregana nayibonye. Okay, noteri yarebaga iki imbere ye? Indangamuntu cyangwa dokima iri mu rukiko? Noteri we icyo areba ni icyangombwa cyawo wowe ugiye gusinyisha mbere na mbere. Okay, bishatse kuvuga yuko noteri yarebaga icyangombwa cyangwa Mugisha Benjamin, ariko akabona inyandiko yanditseho Mugisha Ben, kandi abo bantu ari abantu babiri batandukanye, still ateraho stamp. Aho ngaho keretse noteri muwaje tubarebye iyi myirondoro, kuko giye aho ngaho rore yanjye twari ugutegeza ko babwiye baruwa nkayijyana. Ntabwo namenye ibyo yarebaga, nabanje kubeshya. tuyishifata ijambo ngiyewe nabaye ikizungerezi aha numi ikizungerezi cy'amatimba. reka twumve Justin. urakoze cyane Godfather. ngewe ndi kwibaza uburyo iyo umuntu ageze mu rukiko ko bamusomera imyirondoro ye bakabaza imyirondoro ni iyawe, iyo wemeye ngo yego urubanza rurakomeza. Iyo imyirondoro itemeye ko ari iyawe, urukiko rusaba ko habasha kubanza hakosorwa imyirondoro. none ni gute mu rubanza rwafata ku mavuta noteri yagiye gusinya abantu abahari ari de Ben? ibyo n'ubundi itari kuvuga. de Ben agomba kuba ahari kugira ngo noteri asinye iriya nyandiko, kandi agakurikiza imyirondoro y'umuntu kugira ngo abone atereho kashe. So de Ben cya mbere yajyanye dosiye isaba ko banotifiya itari imyirondoro ye, kubera ko n'ubundi ngo yashakaga yuko bihuza n'ibiri mu bugenzacyaha. eske niba mu bugenzacyaha barakoze mistake, kandi numva n'ubundi ari de Ben wareze, ko n'ubundi de Ben ari we wareze, umugenzacyaha akamwandikira inyandiko, kuko iyo umaze gukora statement n'ubundi imbere y'amazina yawe urasinya. de Ben wasinye mu bugenzacyaha imbere y'imyirondoro itariye, de Ben agasinya imbere ya noteri mu myirondoro itariye, de Ben wageze imbere y'urukiko n'ubundi agakomeza agakonfirma imyirondoro itariye. Ntabwo mu rukiko yageze. Oya, uko byagenda kose abahagarariwe, nubwo ataba ahari ariko abahagarariwe n'umunyamategeko, umunyamategeko harimo mu izina rye. Ntabwo ari uko byagenda kose ibintu, reka tuvuge uko byagenze. Ubushinjacyaha bwari buhagarariye inyungu za rubanda hariya, kuko ibirego byari bitandatu. Oya wimbwira ubushinjacyaha. Reka mu rukiko tuhakureho tujye ahangaha habiri. Yarabyibajije ngo de Ben yari ahari mu rukiko, kandi urumva ntabwo ari byo, ntabwo yari ahari kuko de Ben Pondi nyumva neza.
kandi waruvuze ngo debeni bavuze imyirondoro mu yatanze ikirego rukiko iyo basoma imyirondoro y'umuntu udahari urumva ninde wavuga ngo barayikosora kandi ari ubushinjacyaha punditi urakoze cyane kumubwira ko mu rukiko naba haritse mu rukiko ntajeyo kuko debeni mu rukiko nta kintu wamurebaho uretse gato nareka tuhareke kuko ntabwo yari ahari mu rukiko hari ubushinjacyaha n'uregwa n'abumwunganira n'inteko iburaniye nta kibazo wabyumvise mu rukiko ntabwo tuveyo reka njyewe ni ukuvuga ngo debeni subiramo cya kibazo ni ukuvuga ngo debeni yatanze ikirego yaba hari yaba adahari yari ahagarariwe mu myirondoro ye sitatimenti y'ubugenzacyaha agomba kuyisinyaho kuko niwe witangiye ikirego niba asinya imbere y'izina ritari irye mu bugenzacyaha akazamuka akagera imbere ya noteri itegeko rivuga ko agomba kuba noteri mbere yo gutera stamp agomba kuba averifiya ko umuntu umuri imbere ari we wa nyawe ahuza irangamuntu nawe fizikari rero naho arasinya amaze gusinya ibyo byose biragenda bijya mu rukiko ndibaza bishatse kuvuga ko debeni witangiye ikirego akagenda akanotifiya ni gute ibyo byose ashobora kubikora we ubwe urumva kandi azi neza ko ari gukoresha imyirondoro itari iye icyo ni kimwe ndibaza ko ibingibi kuri ngewe biramutse debeni yarabikoze yaba yashakaga gufavoriza fata ku mavuta kubera ko byaba ari imwe mu mpamvu fata ku mavuta yaba avuga ko ari kuregwa n'umuntu utariho kubera ko imyirondoro iri kuregwa n'umuntu bita fizikari umuntu uri kumurega fizikari atari nawe uri muri dosiye ibyo bintu rero nkabona ko kuri ngewe byaba biri haba harimo udutiriganya umuntu ashobora gusesengura mbere y'uko uru rubanza rushobora kuba rwakomeza murakoze umuntu utari wose ubwo ni ukuvuga iki ko nuza gusoma izo nyandiko z'ibirego ubugenzacyaha bwasanze nyuma y'uko bakira icyo kirego bakoze iperereza basanga hari abandi bantu yakoreye yaba yarakoreye ibyaha yo mpamvu baje muri aya mazina reka nkubaze debeni niba imyirondoro ya nyayo yitwa Mugisha Benjamin yarangiza muri dosiye akaba ari Mugisha Beni alias de Beni urumva uwo muntu fizikari imbere y'urukiko ari we urukurega imbere y'urukiko rero dore ukuntu ibintu bimeze barasoma intekerezo ko ikibazo kitari kuri wa muntu waretse kibiri ku muntu wanditse imyirondoro kuko wakabaye urushaho ko dosiye itarimo amakosa hanyuma Beni yasinye imbere y'izina ryande wasinye imbere y'ubugenzacyaha yasinye imbere y'ubugenzacyaha arongera asinya imbere ya noteri ubwo urabishira kurinde erega ikibazo jyari no kumenya nimba yarasinye imbere y'ubugenzacyaha atari abanyamategeko be basinyeyo kandi bibuke neza yuko umunyamategeko ashobora kukujyanira ikirego hanyuma none wibaze kuki se ushobora kwandika ihangana uburekeye umunyamategeko wawe utazi amazina yawe y'ukuri abaguhagarariye muri hezina none se kubera iki dosiye irinda kugera aho batarebye niba bihura n'imyirondoro y'uwo muntu byanyabyo nawe twibazaho aho nyine niho ugomba gushyira ikibazo ese fata ku mavuta yamarwa n'umuntu wanyawe cyangwa ni phantom iyo processus nyine irimo amakosa ariko twanavuga ko irimo amakosa mu gihe dufite irangamuntu ngo turebe amazina yanditsemo aka kanya gihe ntabwo nzi n'amazina yiwe yanditswe mu irangamuntu urumva process ihera hahandi ku muntu wakiriye dosiye kugeza mu rukiko rero ntabwo twajya kubishyira ku muntu wasinye cyangwa se ku munyamategeko we kuko ibyo ubwabyo urabizi ntawarebye irangamuntu ariko turashingira ku kirego kimaze amezi 3 atarenze 5 kibayeho mu rundi rubanza dore ko uyu mugabo yari afite urundi rubanza rwaregwagamo uwo bita ura exdira twabonaga mu myirondoro cyangwa mu myanzuro mu rukiko n'amazina yakoreshwaga ari Mugisha Benjamin ariko nimwita uretse gato hareze Mugisha Benjamin kandi tuzi ko Mugisha Benjamin ari we Debeni none tubonye undi Mugisha Benjamin witirirwa Debeni dukunda w'umuhanzi witwa Mugisha alias Beni kandi ejo bundi mu rubanza rundi rumaze amezi 4 rubaye twabonaga undi mugabo witwa Mugisha Benjamin nawo witirira Debeni tutarabona irangamuntu ngo tumenye ko yitwa tuzamenye uko ari uko hagati y'izi manza ibiri amazina ya Debeni ya nyayo nayahe aho ngaho niho ruzingiye nyine nayaje ntabwo mbizi uko ntabwo irangamuntu aha ngaha byaba ari ugukinisha ibintu n'ibibiri yaba yarakoresheje umwirondoro utari we mu rubanza rwa exdira cyangwa yakoresheje umwirondoro utari we mu rubanza rwafata ku mavuta ubwo wabishingira kuki
twabishingira ku byo turi kureba ku mazina yanditswe muri izo manza ebyiri. Godfather, Oui. hari n'icya gatatu gishoboka, cyangwa akaba arimo gusinya ku nyandiko itavugisha ukuri, kuko yasinye ku nyandiko yanditseho Mugisha Ben kandi we yitwa Mugisha Benjamin. Urakoze cyane. Erega ibintu byo gutwika wasanga The Ben ari inshuti yafata ku mavuta magara. Ibi bintu barabikoranye, urimo kunyumva. Akavuga ati ngese nagutangira ikirego na gitasira gata. Ibi ngibi harimo ubucabiranya, ibintu byo gutwika. Mukagera no mukinisha inkiko. Ibi ngibi The Ben wasanga nta kibazo agira anafata ku mavuta nko afata ku mavuta bitubwiye. Ko ari ibintu bapanga. Ese wakurikiye urubanza ko nyuma y'uko bakoze ubusesenguzi basanze hari ibindi byaha yakoreye abandi, harimo ibyaha bitandatu. Turi kuri Mugisha Benjamin, abandi ibyo urambwiye ibyo abandi bigenda bite? Tuje kuri Mugisha Benjamin. None tuvuga ngo byaba ari agatsiko kandi ibintu biri mu rubanza umuntu akaba ari magegere. Uravuga ko ari agatsiko ubutabera bw'u Rwanda buca kujya mu ry'agatsiko ko Godfather. Urakoze cyane. Aho ntabwo ikibazo ntabwo ari ubutabera bw'u Rwanda, ahubwo abangaba bashyira ubutabera bakajya gukina nabwo. Hoya mu rubanza hakora ibimenyetso. No, turagendera kubiriho. Ibi bintu byaba bibabaje kubona abantu bo muri showbiz niyo mpamvu ndibyo bihagurukiye birinda kwiye. Ni gute mujye kukinisha inkiko? Turakubwiza ukuri. Bimwe haruguru mujya kuri kamera mukaducabiranya. Ibintu muhaye abanyarwanda hano ntabwo ari uko bimeze. Hano uraza ukicara ibintu byawe ukabisobanura. Wowe tubwiye ko The Ben yarahibereye. The Ben yanyoye cannabis buretse gato. The Ben yanyoye ibiki? Buretse gato yari yanyoye ibiki bituma ajya gutira umukono ku mazina ataraye. Aha ngaha ikintu kiri buze kugukiza cyonyine nuko mutubwira ibi. Ikindi cya kabiri, nubwo uducuritse ukaducurukuranukura, iyi nyandiko The Ben wowe witwara kwa noteri wayitwariyeyo, ariko urebye tuko hasi ibibazo utubwira ko na The Ben yari ahari. Oya ntago nta munota ushobora gusinya ibintu nyirabyo adahari Godfather. Niba nyirabyo The Ben ni musazi iki usinya inyandiko itariho umwirondoro? Kandi iriho amazina ari muri dosiye, gusa iki igisubizo cyoroshye. Ayo mazina ari muri dosiye na ya The Ben. Aho ngaho twabaza uwakirira dosiye akayigeza mu rukiko, cyangwa tukareba irangamuntu ya The Ben kwihakana imbere ku karubanda, akihakana ko nta kirego yatanze, atari yamaze gucekinga iyi dosiye akabona ko nta mazina yarimo, akari mpamvu yabwiye uriya mufana ko nta kirego yigeze atanga kuko nta kirego kiri mu myirondoro ye ya nyayo, atari mpamvu yabimuteye. Siko ubibona wowe? Hariya uriya mufana uretse gato The Ben ntabwo ari injiji, ibi ngibi yabikoze abishaka. Komeza. Uriya mufana yari amubajije ngo akaba bivanamo ikirego, ntabwo yari azi ko yatanze inyandiko y'imbabazi, kuko social media urabiza abantu. Kubera iki The Ben atabivuga ko yabikoze, akamubwira ko ntabwo yavanamo ikirego atigeze atanga, akana ko nta kirego yatanze, kuko The Ben yashubije umufana ko nta kirego yigeze atanga, my friend. Kubera ko rega afite abanyamategeko barega. Gerageza no, ariko suri muzima nawe ntumbere ikintu, ndakwizera ntuntenguye. Iyo umunyamategeko buretse gato, umunyamategeko yaje gutangira ikirego utamutumye kujya kugitanga, umunyamategeko reka twemere ko yabikora mu kurengera inyungu zawe, yajya gutanga ikirego ntabikumenyeshe nk'umukiriya we? Ntabwo bishoboka. Mugomba kujya inama cyangwa akakubwira ati bibiza bitya nagutya. None kuvuga ngo ntabwo yarazi ko umunyamategeko yagiye kugitanga, yasubije umufana ari umusazi. Uravuze ngo urubi igisubizo umpaye ngo ntabwo ngo The Ben ngo ntabwo yarazi ko umunyamategeko yagiye kugitanga? Are you sure? Mbona kubwira ngo ntabwo ndi kukubwira ngo uriya mufana ntabwo uretse gato. The Ben yakoresheje ikinyoma mu gusubiza umufana, yes or no? Ntekereza ko atamusubije igisubizo kijyanye n'izo document. No. Uyu mufana yari afite amakuru neza cyane ko The Ben yatanze ikirego. Aravuga ati The Ben manzi ukuremo ikirego mbere gusa utanga imbabazi. Uyu mufana yari afite amakuru, wasanga ari n'umukozi wa RIB wabimubazaga ukunda afata ku mavuta. Hanyuma ni urugero ntanze, urumva, cyangwa akaba ari n'umunyamakuru Punditi, uretse gato, cyangwa akaba ari n'umunyamakuru Punditi wacukumbuye amakuru akaba abizi neza ko ikirego cyatanzwe nk'uko tubibona uyu munsi. Hanyuma The Ben asubiza umufana yamubwije ukuri cyangwa yaramubeshya avuga ko nta kirego kigeze gitanga, kandi ikirego cyaratanzwe, ikirego cyaratanzwe tariki 7 z'ukwa 12 mu bugenzacyaha.
The Ben ni umusikama ibi bintu yabikoze abishaka. Ongera ijwi. Zamure Mike. ibi byaha fata ku utaregwa ntabwo yagufata ngo ujye kugufunga nta muntu wakureze. Icyo ni kimwe. Noneho ikindi hano mu tegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ritegeka ko haba mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha no mu rukiko, umwanditsi ikintu akora cya mbere ni ukwandika umwirondoro wuzuye w'urega n'uregwa. Kuba rero The Ben avuga ngo nta kirego yatanze ibyo ntibyari gusa, ariko urubanza rwafata ku mavuta rwo rurimo ibintu byinshi, kuko n'uriya mutipe wo muri Just Family nawe yarahakanye ngo ntiyigeze arega. Gusigaye kureba hagati aho ngaho kunyura ariko aza unyunganiye iki kaniye kuri cyo kubwira ko imyirondoro ubwo byapfiriye mu kuyandika. No. Ubwo unyunganiye iki mu by'ukuri? Reka kutujyana mu by'imanza, tugarure kuri The Ben n'amazina imyirondoro itariye. Wowe ukunzana mu byafata ku mavuta ari ukazaramo n'abamakaca gute? Umwe kugiye kunyunganira ariko nta kintu unyunganiyeho. Winyobya. The Ben wagiye gushyira umukono ku nyandiko ku mwirondoro utari uwe, ariko ngibe akabikora mu kanya yaramaze kubwira abantu ko atigeze atangira ikirego, kuko yarabizi neza ko ibirego birimo hariya bimwitirirwa bitari mu mwirondoro we, bitari mu mazina ye. The Ben yakoze icyaha nkana. Turi kumwe? The Ben yakoze icyaha nkana, abizi neza cyane ko nta kirego kize gitangwa mu mazina ye, ariko mu gukora icyaha nkana yamanje kutwemerera ko ntabwo yigeze atanga ikirego mu mazina ye. Bukeye mu gitondo ajya gushyira umukono ku mazina ataraye ngo ari gutanga imbabazi. The Ben yazanye gukinisha showbiz, bashatse za pranka zabo bazanye no mu nkiko. Iyo no gusuzugura inkiko. The Ben agomba gusubira imbabazi ibi bintu cyangwa akashaka ukuntu abisobanura. Niko bimeze. Fundite nk'umuntu watwaye ikirego kwa noteri, ntugire The Ben inama ko agiye gushyira umukono ku mazina ataraye cyangwa umusobanuze, uri umufatanyacyaha. Ariko wasomye inyandiko yo mu bushinjacyaha ukuntu handitseho. Gusoma inyandiko yo mu bushinjacyaha harimo imyirondoro ipfuye nyirayo akayishyiraho umukono, ibyo ngibyo byo ni uburangare bwa The Ben. None se wowe ushobora kwemeza gute ko imyirondoro ipfuye udafite irangamuntu y'uwo muntu? Wabyemeza gute kandi ubona ubushinjacyaha bwaranditse iyo nyandiko? Ibyo turazura kabuze tugarura urubanza rwa Exidira. Ariko yagarura urubanza nta hantu bihuriye n'iyo nyandiko yo mu bushinjacyaha no mu rukiko bavuze ayo mazina. Uretse gato dufite imanza ebyiri z'umuntu umwe mu myirondoro itandukanye. Ariko urumva ko amazina ari mu bushinjacyaha no mu rukiko ibyo ariho ruzingiye. Ariko ayo mazina uri kutubwira yitirirwa, uretse gato ayo mazina uri kutubwira yitirirwa The Ben nk'umuhanzi, ukumva atandukanye n'amazina yasomwe mu rubanza rwa Exidira yarabwo y'umuhanzi wacu The Ben. None se kuki abo banditsi muri izo nkiko batafitaye? Uretse gato wasobanurira abanyarwanda gute uburyo umuntu umwe mu manza ebyiri afite imyirondoro itandukanye? Subiza. Ntabwo ibyo byapfa gusobanuka, biragoye. Kuba utabisobanura niyo mpamvu turi aha ngaha rero. Ntongere kuvugira The Ben kuko ntabwo nuvugira The Ben uraseba. Ye nta muntu n'umwe ndi kuvugira hano, gise ko nakweretse dosiye uko byanditseho, wahangana na dosiye. Sinabisobanura gute imanza ibiri mu gihe kitarigeze mu mwaka, imanza ibiri ko twemera tuvuge ko ejo bundi mu rubanza rwa Exidira aho rurangiriye The Ben ahinduye amazina akavanamo Benjamin akishyira Ben alias. Gise ibyo ndabizi ko ndeba inyandiko zo mu rukiko. Kuko uri kutubwira ko nta warebye irangamuntu ya The Ben wasanga handitsemo Mugisha Ben alias. Ariko wibaza gute inyandiko kuva mu bugenzacyaha kugeza mu rukiko ari ayo mazina bakoresha, kuki batarebye ibyangombwa bya nyabyo? Nabyo ibyo umuntu yabyibazaho nanone. Ibyo ngibyo turabishinja nde? Nta n'umwe. None se ubundi ko amakosa yakaba yarakosore mu ibazwa rya mbere, hasi hari mu bugenzacyaha, mu rukiko bikaba bikosotse, urabona n'umwanzuro buzaza ari ukubyanditseho urubanza. Urumva rero ikibazo kiba kiri mu wanditse iyi myirondoro, umwanditsi. Ibintu biteye agahinda.
urumva ko none mu se bintu Godfather ndagira ngo wenda punditi abashe ntabwo bishoboka ko The Ben yaba no mu ntuza no muri no gusinya iriya nyandiko n'ubundi yaba adahari ko ikigaragara ntabwo numva uburyo The Ben wari mugisha Benjamin mu rubanza rwa Extira uyu munsi yaba abaye mugisha Ben kuko uko byagenda kose ngewe ndareba mu bugenzacyaha asinya ni umunyamategeko we Ben aba yamuhaye imyirondoro ye uko byagenda kose ntabwo yagiye kuregera umuntu The Ben atamuhaye imyirondoro ntibibaho abagomba kuba muzi yemwe bafite n'uburyo bagiranye amasezerano y'uburyo agiye kumuregera kandi umuntu aregera mu myirondoro y'umuntu yamuhaye reka twemere ko itegeko wenda metere we yaba yakoze wenda erere cyangwa bikaba mu rubanza rwa Extira arirwo rwabayemo erere sibyo hagati aho ngaho kugeza iyi saha ngewe uko mbyumva mugisha Ben niwe ugomba kwemeza niba ari mugisha Benjamin cyangwa ari mugisha Ben niba ari mugisha Benjamin muri uru rubanza ngewe uko mbyumva muri uru rubanza yaba ari kurega fata ku mavuta yaba ari kuregwa n'umuntu utariho ariko niba ari mugisha Ben na Extira yaba yararezwe n'umuntu utariho yaba yahawe imbabazi n'umuntu utariho ahubwo exactly nuko mbibona ariko igishoboka ngewe punditi ashobora kuba yadukwepya ariko ushobora gusanga mistake ishobora kuba yarakozwe mu bugenzacyaha ikozwe n'umunyamategeko bakazamuka na ntuza na noteri nawe agakomeza akazamuka nawe akasinya Ben adahari bikaba bigaze mu rukiko byagera mu rukiko kuburanwa mu mizi bakazasaba ko iyo myirondoro ihindurwa kubera ko The Ben iki kibazo byanga byakunda kigomba kugaragara imbere y'urukiko no ni ibintu mu mizi y'amategeko afata punditi nubwo adukwebye amakosa yanabayeho bajyagiye kwa noteri The Ben adahari basinyishije The Ben adahari kuko punditi atubwiye ko ari witwaye sinyase wayikura hari isinya sinyase wayikura nabonye ko hari isinya y'ikaramu barabyanditse maze kubicapa mu biha The Ben arabisinya murangije mu bitwara noteri aragenda ajya guteraho kashe ntabwo bibaho noteri agomba kuba hari akanamenye n'umuntu agiye gusinya se ntuzi ko uwo noteri ntabwo wibuka umunoteri wigeze gufunga ku bintu by'inyandiko muri ya kesi yaba Elisa nyuma akagaragaza ko amadosiye ari original ntabwo abanoteri mu Rwanda ntabwo bagikora ariya makosa baba bahari nareba n'inyandiko umusaraba rero ikibazo kivuye kuri noteri kigarutse kuri The Ben wemeye gushyira umukono ku mazina ataraye cyangwa se adusobanurire amazina ya The Ben ya nyayo nayahe ibi bintu n'ubukinisha inkiko uretse kugenda ngayo nguko ye gutegura isibora dali mu kanya ibi bintu punditi mbere yuko ugenda menya koko mu nkuru mwaduhaye zose iki kintu mwarakirengagije kandi mukirengeza mubishaka inkuru zanditswe n'Inyarwanda inkuru zanditswe n'Igihe ubusesenguzi mwakoze ibintu ariko mugahisha ukuri nuko The Ben yatanze imbabazi mu mazina ataraye nuko The Ben yatanze ikirego mu mazina ataraye niba araye babitugaragarize kuko birababaje kubona abantu bashobora gukoresha ubujiji umuntu agafata irangamuntu nimero z'irangamuntu akazishyira ku mazina ataraye cyangwa ku mazina adahwanye n'iyo rangamuntu ndumva narira ikibazo giharugiye gusesengura ukavuga uretse gato ibi nkavuga ko The Ben yabikoze nkana kubera ko mu munsi wakurikiye mbere yuko acapa icyo kintu ese akambaye The Ben yatanze ko tubonye wasobanura kuri iki kintu mbere yuko ugenda utekereza ko ariyo mpamvu The Ben yabwiye umufana ko atigeze atanga ikirego kandi iki kirego yaragitanze The Ben ni umunyabinyoma kuko bwana punditi nk'umujyanama wa The Ben ntabwo ndi umujyanama wa The Ben uri umujyanama wagiye kumutwarira uretse gato umunyamakuru n'ushinzwe gutwara inyandiko kwa noteri wayitwayeyo nkande si umujyanama we cyangwa hariya buriya mu bintu byabayeho mu gushaka kunga bano bajene watwaye iyi nyandiko kwa noteri nkande nk'umunyamakuru cyangwa nk'inshuti ya The Ben ntabwo nayitwaye nk'umujyanama ariko ntabwo nayitwaye nk'umujyanama wayitwaye nk'iki kandi wayitwaye nkande impande zose zaranyiyambaje
no wayitwaye nkande nkanjye nk'umuntu wiyambajwe n'umetero wafata no Brand for the Ben. wiyambajwe na debeni kuko debeni bro ntabwo turi bigora iki ahangaha rero tugarutse mu mvandimwe ndashaka kubaza unsubize ariko utarambaza mbere yuko ugiye mbere ntabwo ndagenda nuko wari uvuze ngo twarasesenguye ubundi ndashaka kukubaza ikibazo nyine yego urahita umbaza ariko wari uvuze ngo twarasesenguye ntitwagaragaza ngo amazina yatanzwe ko atariyo waba uri umusesenguzi ukagaragaza ko amazina umuntu yatanze mugenzacyaha atariyo yavuzwe mu rukiko atariyo udafite irangamuntu y'uwo muntu washingira kuki umuntu akubaje ngo ni iki cyemeza ko uhakana amazina y'uri udafite irangamuntu washingira kuki nyirayo yarahakanye ariko heheze yahakanye ku itariki 6 aho yabwiraga umufana ko atigeze atanga ikirego kandi bigaragara ko ntacyo yatanze mu mazina ya Mugisha Benjamin bivuze ngo n'aya masaha de Ben ibintu byose yabyigara bakavuga ko nta ruhare yigeze abigiramo mwavuga bye kucenga mwavuga akamanuka akavuga ati munyerekaho mwirondora amazina yanjye ari dore nitwa Mugisha Benjamin ibintu mwakoze mwabiguze mu mazina uyu ni Mugisha Ben ahubwo ni gute mwabonye nimero y'irangamuntu yanjye mwayikuye mweshyira ku mwirondoro wanjye ngaboro impanga ikibazo cyanjye ni iki ngiki ukimara kubona ubutumwa Ben yahaye umufana we ko atigeze atanga ikirego wowe nk'umunyamakuru wicaranye ikirego cyatanzwe tariki 7 z'ukwa 12/2023 muri RIB Edikota Kimihurura iki kirego cyatanzwe na The Ben ukimara kubona abwira umufana ko nta kirego yigeze atanga wumvishe warira kwakazi kawe ari uretse gato kwakazi kawe ari uguhereza abanyarwanda inkuru n'ukuri kuki utavuguruje nk'umunyamakuru kandi wari ufite iki kirego imbere yawe n'amatariki cyatangiwe ko utaje hariya ngo uvuguruze ibyo umugabo abeshya abafana kandi akazi k'umunyamakuru ari uguhabanyarwanda ukuri inkuru n'ibiganiro twakoze twagaragaje ibirego igihe byatangiwe ariko kuri social media ntabwo wajya gusubikanya n'abafana waba ugiye kwigira nk'umuntu ushinzwe social media z'umuhanda The Ben yabeshye umufana ntabwo yamubeshye ikintu cyitwa kubeshya biragoye kubera ko ntabwo nzi ufite ikirego imbere yawe n'itariki cyatangiweho The Ben aje harakuruka utavuga ko nta kirego yigeze atanga bibwira umufana amuhakanira aho hantu nk'umuntu wari ufite ikirego imbere yawe n'igihe cyatangiwe The Ben yabeshya abamukurikira ntabwo yababeshye yes or no kiretse ubwiwe ne wasubiza icyo kibazo ndapfunditse ufite ikirego imbere yawe cyatanzwe tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2023 cyo muri RIB uragifite ikirego kandi uremerera ko icyo kirego kiri official icyo tariki 6 z'ukwezi turi mu kwezi ra ubu ngubu turi mu kwa 11 urakoze cyane ikirego kiri imbere yawe nk'umunyamakuru neza ubifitiye gihamya ko The Ben tariki 7 z'ukwezi kwa 12 yatanze ikirego 2023 hanyuma tariki 6 z'ukwezi kwa 11 2024 araje yigaramye icyo kirego ufite imbere yawe punditi araje abeshya abanyarwanda ko nta kirego yatanze kandi wowe icyo kirego ugifite imbere yawe kuki nk'umunyamakuru ushinzwe guhereza inkuru abanyarwanda kandi inkuru zifitiye gihamya cyangwa zisobanutse icyo utabivuguruje uti ntabwo ari kuvugururiza kuri social media hanyuma ikibazo twakoze ibiganiro bigaragaza wareze twarabikoze n'inkuru zirarure ku kweri time hanyuma nk'umuntu wari ufite ikirego mu maboko yawe The Ben yabeshya abanyarwanda ntiyababeshye RIB Headquarters yakiriye ikirego cy'uwitwa ntago hano namenya nimba ari The Ben wagiye cyara abanyamategeko urabona handitsemo yakiriye ikirego cy'uwitwa ntega amatwi umunyamategeko yagiye gutanga ikirego agitanga mu izina ry'umukiriya we ntago umunyamategeko atanga ikirego ngo ashyireho umwirondoro we nk'umunyamategeko ashyiraho umwirondoro w'umukiriya we my friend The Ben yakwigirayo yakohereza umunyamategeko The Ben aba yatamaze gutanga ikirego niyo mpamvu bamwita umwunganizi mu mategeko urakoze cyane ntuducabiranye ngo ntabwo The Ben yagiyeyo amakosa yakorwa mu kirego cyagiye gutangirwa The Ben niyo mpamvu baramwizeye akamuhiranga muntu ye akayijyana akaba afite umwirondoro we akajya gutanga ikirego aho ufite RIB ikacyakira mu izina atanga ikirego mu izina ryande ry'uwitwa Mugisha Ben alias niko handitse
no, urakoze cyane, ariko uyu mwirondoro ntabwo The Ben yigeze awuhakana ko yamaze kuwushyiraho umukono. Uyu mwirondoro ntabwo The Ben yigeze awuhakana, yamaze kuwushyiraho umukono, my friend. Uyu mwirondoro wa Mugisha Ben alias uriho umukono, keretse The Ben navuga ko uriya mukono atari uwe. Aya masaha turaza kureba ninde muntu uyu Mugisha Ben alias wagiye guhafata ku mavuta imbabazi, ko tutigeze tumwumva mu rukiko. Ni gati kinuwahe sizi urukunyumva pondetse ndakumva Mugisha Benjamin. Ibi bintu byaba biteye agahinda gukinisha inkiko. Reka twakire Tree hanyuma tugaruke kwa Justin. Pondetse ufite ikibazo kimwe nyuma. Murakoze cyane Godfather n'abandi basipika bose ndi kubona na Punditi. Mbere na mbere ngiye ikibazo mbaza kuri iyi space, ndabaza nti Mugisha Benjamin tuzi nka The Ben, hari umuntu waba ufite indangamuntu ye cyangwa se umuntu waba umuzi neza amazina ya nyayo? Ngiye ntawe nzi. Punditi ntawazi. Godfather uramuzi? Cyangwa usubize. Turayazi kuko mu rubanza rwa Exdira umwirondoro wariho uva mu byangombwa by'uriya mugabo yari Mugisha Benjamin, ntabwo yari Mugisha Ben alias. Aho niho dushingira tuvuga ko tuyazi, keretse niba barakinishije inkiko. Kiretse ufite fotokopi yanga muntu nibwo wabyemeza, naho ubundi ibintu ni bibiri. None tukadufite nane kuvuga ngo uretse gato The Ben ni muntu ki uburana imanzi ebyiri mu mezi atandatu mu myirondoro itandukanye. Komeza ikibazo cyawe Trike. None dufite n'urundi rubanza rwa kabiri rwa Mugisha Ben Alliance rwitirirwa The Ben nk'umuhanzi, ariko ruri mu myirondoro itandukanye n'urubanza rwa mbere. Tutazi neza ko ari The Ben, tuzi dusanzwe tuzi. Twe tuzi The Ben, rega amazina yani ntabwo tuzi ayari. Komeza. None ni gute ibyo bintu mwabifata mukabishyira kuri Punditi? Urumva ntarenganye rata. Ikibazo Punditi afitemo ni iki aho ngaho? Mwazanye The Ben nyirizina agasobanura. Natwe manuka kagenze kumwe murabaza mukabaza ubugoryi. Twabishyize kuri Punditi gute? Nyumvira nk'uyu nguyu nazo ngafitiye kuvuga ibintu by'ubwenge. None zo guvuza iki? Punditi turi kumwifashisha, ntabwo turi kuyimushyiraho kavuki. Punditi tugushinja ibyara. Oya turimo turaganira. Utangize campaign yo gusora afata ku mavuta rero bamugurira isukari. Uyu bwanga ati buje wite kuza kuva ko turi gushinja, turi kubishyira kuri uyu. Mwumva ngo mwige mumenye cyangwa mwumva ngo muvuge? Juste fata ijambo.